أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته amahoro y'Imana akomeze abane namwe mukomeje gukurikirana Muwaluna Ahlulbayt TV. Tujye kuganira kuri Fatima Zahra, tuganira kuri ku rupfu rwe. Fatima Zahra niwe wahesheje agaciro umwana w'umukobwa ndetse umugore muri rusange. Fatima Zahra kandi niwe muyoboro w'ubutumwa bwahawe se n'intumwa y'Imana bwakomerejemo. Turi mu minsi yiswe iminsi ya Fatima, ikaba ari iminsi y'akababaro, ishavu, agahinda kubw'urupfu rw'amaherere, umuyobozi w'abagore bose b'isi yapfuye. Nangiye rero mbihanganisha kandi bakomeza mukomere. Rero ikatuze tugaruka tuvuga ese tariki abamenyi bakomeza kuvugaho ni iyihe? ذکر نورانی عاشقها تسبیحات حضرت زهرا الله اکبر این همه جلال. Ku bijyanye n'itariki nyayo y'itabaruka ry'umukobwa w'intumwa y'Imana Fatima Zahra alayhi salam, abanyamateka bagira ukunyuranya, ariko imvugo ebyiri muri zo nizo zirusha izindi kumenyekana cyane. Itsinda rya mbere rivuga ko Fatima Zahra yatabarutse ku itariki ya 13 Jamad al-Ula, bagendeye kuri riwaya ivuga ko yitabye Imana nyuma y'iminsi 75 umubyeyi we intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam atabarutse. Naho irindi tsinda rikavuga ko Fatima Zahra yitabye Imana tariki 3 Jamad al-Thani, bashingiye kuri riwaya ivuga ko Fatima Zahra yitabye Imana nyuma y'iminsi 95 umubyeyi n'umukunzi we intumwa y'Imana atabarutse. Mu rwego rero rwo kwirinda ubwumvikane buke no kwimakaza umuco w'ubumwe no gukorera hamwe, abamenyi b'abashiya bahisemo ko igihe kingana n'iminsi iri hagati y'ayo matariki abiri cyajya gikoreshwa twibuka kandi twunamira urupfu rw'amaherere rwa Fatima Zahra. Reka dukurikire, ese Fatima Zahra twibuka twunamira ninde, ni muntu ki? مثل یکو صلی الله علیه فاطمه صلی الله علیه فاطمه صلی الله علیه فاطمه. Ese Fatima Zahra twibuka twunamira ninde, ni muntu ki? Fatima Zahra ni umutware w'abagore bo ku isi bose, ni igice cy'umubiri w'intumwa y'Imana nk'uko bigaragara muri riwaya y'intumwa ubwayo, aho yakomoje ivuga ko urakaje Fatima aba arakaje intumwa ubwayo, kandi ukunze Fatima aba akunze intumwa ubwayo. Fatima Zahra niwe wahesheje umwana w'umukobwa agaciro muri sosiyete yavukiyemo, kandi Fatima Zahra niwe wabaye umuyoboro wo gukomeza k'ubutumwa bwahawe intumwa y'Imana Muhammad, amahoro n'imigisha bisakare kuri we, kubera impamvu tugiye kuvuga. Abarabu bo mu gihe cyitwaga icy'ubujiji babagaho ubuzima butagira umuco, ubuzima bushingiye ku mibereho yo mu miryango n'amoko. Kuba bataragiraga umuco, ubutegetsi ndetse n'amategeko abagenga, bahoraga bahangana mu matsinda yabo no ku mpamvu ntoya cyane. Buri bwoko cyangwa umuryango kugira ngo babeho neza bagombaga kuba bihagazeho mu bijyanye n'ingufu zo kurwana. Umuryango wabaga warabyaye abahungu benshi b'abasore bafite imbaraga zo guhangana no kurwana intambara. Uwo ni wo muryango cyangwa ubwoko bwabaga bufite icyubahiro n'igitinyiro. Naho umuryango wabaga ufite abakobwa benshi badashobora kurwana bijyanye n'imiterere yabo y'umubiri, uwo ukaba ari umuryango usuzuguritse cyane muri iyo sosiyete. Iyo rero niyo mpamvu yatumaga umwana w'umukobwa atarahabwaga agaciro, ndetse n'umubyeyi wabyaye umukobwa bikamutera ipfunwe rikomeye cyane,
kugeza n'aho bamwe iyo babyaraga abana b'abakobwa babahambaga ari bazima. Si umwana w'umukobwa gusa utarahabwaga agaciro kuko n'umugore mukuru nta gaciro n'uburenganzira yagiraga. نور و قدر و کوثر و طاها ذکر نورانی عاشقها تسبیحات حضرت زهرا الله. Intumwa y'Imana rero yahawe ubutumwa bwo kugangahura iyo sosiyete no kurokora inyokomuntu izana inyigisho zihabanye cyane n'ibyo Abarabu bari baragize akamenyero kabo. Kubahindura ntibyamworoheye kuko kuri bo bumvaga kandi bakibwira ko ari kuyobya abantu, kandi nyamara mu by'ukuri arimo kubayobora abavana mu mwijima w'ubujiji abajyana mu mucyo w'ubumenyi. Umuco nyawo no gusenga Imana imwe rukumbi, Imana y'ukuri umugenga wa byose, niwo muco intumwa y'Imana Muhammad yageraga ngo Abarabu batore. Nubwo bwose Abarabu b'injiji babonaga ko intumwa y'Imana Muhammad iyobya abantu kandi batazashobora guhangana nawe ngo bamutsinde, bari bafite icyizere kimwe gusa. Baravugaga bati izi nyigisho za Muhammad ziyobya abantu zizarangirana nawe kuko nta muhungu agira ngo azamuzungure akomeze kwigisha izi nyigisho ze. Abo Barabu b'injiji bamwitaga incike, nyine bijyanye na wa muco wabo w'uko umuryango ufite umuhungu ari wo muryango wabaga ukomeye kandi utinyitse. Intumwa y'Imana rero mu rubyaro rwayo nta muhungu yagiraga kuko abahungu bayo batatu ari bo Abdullah, Kasimu ndetse na Ibrahim bari baritabye Imana bakiri bato cyane. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yari ifite abakobwa 4 gusa, ari bo Zainab, Kulthum, Rukayya ndetse na Fatima Zahra, ari byo bagenderagaho mu kumwita incike rero kubwo kutagira umwana w'umuhungu. Reka dukurikire igisubizo Allah subhanahu wa ta'ala abinyujije muri Qur'an ntagatifu yahaye abo Barabu b'injiji, kibongerera kwiheba no gucika intege, igira iti: Allahu akbar al-shukr Allahu akbar dar rah Ali Fatima istade misl yakun midunam ke raz shahadat in ashka rang khuda migiram man ba تسبیحات حضرت زهرا الحمدلله که نوکرتن. mu by'ukuri twe twaguhaye kawusari, ibyiza byinshi n'imigisha myinshi. Cyokora isengesho kandi utangiye igitambo, mu by'ukuri kwita incike nawe ni incike. Abasobanuzi bose ba Qur'an bahuriza ku kuba kawusari imigisha n'ibyiza byinshi ivugwa ari Fatima Zahra alayhi salam, kandi koko niwe ubutumwa bwa se bwakomerejemo binyuze mu bayimamu babasigire b'intumwa y'Imana bakomotse mu rubyaro rwa Fatima Zahra alayhi salam. Bityo rero abibwiraga ko ubutumwa n'inyigisho z'intumwa y'Imana zizarangirana nayo, kandi abibwiraga ko umwana w'umukobwa n'umugore muri rusange atagira agaciro, basubize ameherwe mu isaho. Nguko rero uko Fatima Zahra ari we dukesha kugerwaho n'ubutumwa bw'umuhanuzi bwahawe se intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndetse akaba ari nawe ugaragaje ko umwana w'umukobwa nawe afite kandi akwiye guhabwa agaciro. مادر سایه روی سرمه صلی الله علیه فاطمه صلی الله علیه فاطمه صلی الله علیه. ibyo byose Fatima Zahra yakoreye Abarabu, ariko ntibyabujije ko Zahra alayhi salam apfa urupfu rw'agashinyaguro, kuko mu gihe yari akiri mu gahinda k'urupfu rwa se intumwa y'Imana Muhammad, Fatima Zahra yashowe mu bibazo by'amahugu y'ubwoko bubiri. Ubwoko bwa mbere ni amahugu ajyanye n'umutungo w'umurima uzwi ku izina rya Fadasi, maze atangira guhangana ashaka kugaruza uwo mutungo ndetse no kurenganurwa.
hari n'andi mahugu yakorewe umugabo we aliyu bin abi talib alayhi salam ku bijyanye n'umurage w'intumwa y'imana yari yarasigiye abayisilamu, aho ubuyobozi bwa nyuma bw'intumwa y'imana bwari bwarasigiwe imamu ali alayhi salam. Ariko abambari ba Sakifa bari barangajwe n'imbere n'abahoze ari abasahaba b'intumwa y'imana bihaye ubuyobozi. Iki ndetse nicyo cyabaye imbarutso n'intandaro y'urupfu rwa Fatimatu Zahra alayhi salam, kuko ubwo aba bombi bose b'abasahaba bazaga kwa kabaya imamu ali alayhi salam, banga gukingurirwa, muri make bimwe karibu, ariko bashaka kwinjira ku ngufu, bakubita urugi rufata Fatimatu Zahra alayhi salam wari uri inyuma y'urwo rugi, rumuhanya n'igikuta, maze inda yari atwite imivamo, binamuviramo uburwayi bwatumye yitaba Imana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamu alaikum ya bint rasul. Assalamu alaikum ya Fatimatu Zahra ya bint Muhammad ya qurratayn ar-rasul يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي فاجاتنا يا وجيهتها عند الله اشفع لنا عند الله إنا لله وإنا إليه راجعون. اسم تو میبارد از نفس باران، نور رخت دارد جلوه بی پایان، بر دل خسته میدهد اسمت لذت عشقی مدام، بر روح بلندت سلام.